Mana turagushimye, tugushimiye ibyo wakoreye Regine, tugushimiye n'ibyo wakoreye umuyobozi wa Thomas. Izina ryawe nirihimbazwe. Natwe turakurindiriye, ubwo utahemukiye Regine nuhemukire Nyabade, natwe ntabwo uzaduhemukira. Turindiriye gukora kwawe nk'umwami mwiza w'amahoro. Nyemerera uhagurukane n'umugaragu wawe, ntaba ari wowe ubwo izina ryawe aba ari ryo. Mukoreshe iby'ubutwari, mbaraga zawe zimubeho kandi umukoreshe kuruta mbere. Mwuka wera mwuzure, mbaraga z'ijuru mukoreshe, natwe duteze amatwi, turashaka kumva icyo umwuka abwira amatorero. Ngaho vuga turumva, mu izina ry'umwami wacu Yesu nimo tubyambaje dushimura koze. Amen. Dukomere Yesu nashimwe. Haleluya. Dushimye Imana isumba byose, ikomeje kugenda itugirira neza, igakomeza kuduha umwanya mwiza wo kugabura ijambo ry'Imana, kandi Imana ikariherekesha ibimenyetso. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro kuri mwene data Imana yagiriye neza. Ubu mwana akaba arajya ku ishuri, inzu ze zikaba zirimo abapangayi. Niko Imana ivuga, iravuga ngo nzabahera umugisha mu byo mugeragereza gukoresha amaboko yanyu. Aho niho umugisha we yarawutegereje, none Imana yabikoze, nihabwa icyubahiro. Nigisha ijambo rivuga ngo ikimenyetso cy'umubumbyi. Nababwiye ko Imana itaragutabara itaguha rubanda, igenda iminjiramo utuzi. Yesu ashimwe. Mbabwira ko ibibumbano byose bitazigera bibumbirwa umunsi umwe, ahubwo habumba kimwe kigashirwa iruhande, kimaze kubumbwa hagatangira ikindi. Uriya rero akamanyu ke yagafashe, ejo ni wowe. Yesu ashimwe. Amen. Nukuri ejo ni wowe ukurikira. Sinari babwiye naryo. Sawa. Amasaha yadusize kandi uyu munsi ni kuwa gatandatu. Ejo tuzabyukira mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu ndashaka kuvuga ibintu bike cyane, ariko Imana ibikoreremo cyane. Yesu ashimwe. Bike cyane Imana ibikoreremo cyane. Numva ari ubuhanuzi nahanura muri uyu mugoroba. Tugize umugisha narangiza guhanura gusohora, twagira umugisha ngarangiza guhanura mu gitondo uhura n'igitangazo. Hari impamvu ituma iyo ndimo mvuga ibi bintu mbivuga nshize amanga. Musi umwe nigeze guhagarara imbere y'iteraniro, ngirirwa ubuntu bwo kubona umugabo ari mu iteraniro, mubwira ko Imana imukoreye igitangaza kandi byihuse. Numva mubwira ndi ndumva nanone aha wagifashe. Yari yarakennye agera ku rwego ingweta agenda yidodesha inshuro zingahe. Nabimubwiye ari saa moya, iteraniro rirangira saa moya na 15, kuko nta nubwo nari umwigisha, ahubwo ninjye wari iyo bamaraga kwigisha umuntu yajyagaho gusoza iteraniro ugakomanta gato ku ijambo ryavuzwe. Narangije kubimubwira, turangije gusenga ngo amen, yakira message yo kujya gufata ayo mafaranga ijojoro miliyoni 100. Imana yarimbwiye ngo nimubwire ngo urufi rwamumize ruramurutse, ngo ako kanya ruramurutse. Navuga ngo urufi rurakurutse. Miliyoni yamaze kuzifata itambamagara Terene, urufi rwandutse byarangira, rwandutse. Kango ubwire Imana nigi ivuga ndugashire muri logique ngo ariko ubundi ngo byacaye ngo byagira gute, ariko ubundi wowe utekereje urabona byafaye. None se nibuzi kaho bitava urasakuriza iki warekuza hazabikura kabizana. Mbwirire mwene so ngitegure ahuko wiyakirire. Reka dusome ijambo twihuse, ndabwo ndi buvuge byinshi n'ubu nakabaye nshoje. Nuri nishimwe ry'uriya no kubwiriza. Ni umuntu babivuze urabivuze nuko mbyumvisha tagira umugabo
abwira ngo ndabara umwana iki, Imana ikamutabara, wagize ngo uvuze ngo nshingiye kuri ibi turatashye. Wabona ariko mbwirije tugeta twitana dushingiye kuri biriya tugataha. Ubundi nicyo biguhirira mu nzu y'Imana bisobanuye. Watashye ibindabyo yumvishe, ihumure twakiye nta wundi uryumvise. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 27 umurongo wa mbere. Navuze ngo ndihuta cyane kugira ngo ndase ku ndego twakira ubuhanuzi bw'uyu mugoroba. Haravuze ngo Dawidi ariheba ahungira mu Bafilisitiya. Hanyuma Dawidi yibwira mu mutima we ati nta kizabuza haraho umunsi Sawuli azanyica. Nta nami ruta ko ncikira mu gihugu cy'Abafilisitiya, byatuma Sawuli arambirwa kongera kunshakisha ku ngiko za Isiraheli zose. Uko niko nzamucika nkamukira. Dawidi aherako ahagurukana n'abantu be 600 bari kumwe nawe, barambuka bajya kwa Kishi mwene Mawoki umwami w'Igati. Dawidi n'abantu be baturana na Kishi Igati. Umuntu wese nabo mu rugo rwe. Dawidi nawe n'abagore be bombi, Ahinowamu Umunyezayeli na Abigayeli w'iKarumeli wari mu Kanabari. Bukeye babwira Sawuli ko Dawidi yahungiye Igati. Ntiyongera kumushaka ukundi. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka tubirindure inyuma gato ku rupapuro rw'inyuma, ni ku gice umurongo wa igice cya 28 umurongo wa 13. 28 umurongo wa 16 aravuga ngo Samweli aravuga ati umbarisha iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe. Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri nge. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi. Kuko utumviye Uwiteka kandi ndusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bameleki, nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abafilisitiya n'Abisiraheli mu Bafilisitiya. Kandi ejo nongere somera makakana. Kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye kuguhana ingabo z'Abisiraheli mu Bafilisitiya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Kansubiremo aka kantu, niho ubuhanuzi bw'uyu munsi tugiye kubukura. Ngo ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisiraheli mu Bafilisitiya. Kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye kuguhana n'ingabo z'Abisiraheli mu Bafilisitiya. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Tuvuge kuri ibi bintu hanyuma dusoze. Yesu ashimwe. Rero ubuhanuzi nakuzaniye nuko, kandi remwe mwoka byaramwe nuko Imana igiye kubikora. Nuko n'ubuhanuzi buvuga ngo habura gato Imana igiye kukwiyereka. Habura gato ngo ukorwe n'isoni, Imana igiye kukwiyereka. Habura gato ngo usebe, Imana ije kugutabara. Ngo habura gato, arakandu gato kabura ngo ugaragare, arakandu gato kabura ngo abantu bamenye ibyawe, Imana ije kukwiyereka. Imana ishimwe. Ni inkuru tugiye kukuramo amagambo y'Imana hanyuma tugasenga Imana. Bibiliya itubwira uburyo Imana yahaye Abisiraheli umwami. Abisiraheli ubwabo aribo bisabiye umwami. Basaba umwami Imana itabiteguye, itabipanze. Imana ibonye ko bayisabye umwami ku bushake bwabo atari babipanze,
ihitamo kubaha umwami, ariko ibaha umwami utavuye kuri yo. Yifata uwitwa Sawuli imuha ubwami. Uyu Sawuli ubwami yahawe ntabwo bwari ubwe, kuko igihe Yakobo yasengeraga abana be abaturiraho umugisha wa nyuma, ageze ku witwa Yuda yaravuze ngo ingoni y'ubutware izaba ku bitugu bya Yuda. Aravuga ngo Yuda ubutware buzaba kuri we, ingoni y'ubwami n'ubutware ndizigera iva mu muryango wa Yuda. Bivuga ngo umuryango wa Yuda niwe wagombaga kubamo abami, ariko kuko batitirije Imana bakayisaba umwami Imana itabiteguye, ibahereza Sawuli. Kandi Sawuli ntabwo yari umuyuda, ahubwo Sawuli yari umubenjamini. Bivuga iki? Imyaka Sawuli yamaze ku ngoma yari arimo ategeka ibitari ibye, yicaye ku ntebe itariye, kuko iyo ntebe yari iya Yuda ariko Benjamini ayicaraho. Imana irangije itangira gushakisha umuyuda izicaza kuri iyo ntebe kugira ngo Benjamini atange intebe y'abandi. Hari igihe umuntu yicara mu mwanya wawe wowe utabizi, ariko ntacyo, igihe nikigera Imana izagutereka mu ntebe yawe. Imana ishimwe cyane. Imana ituma Sawuli ngo ajye kurimbura Abimeleki, ngo yibutse ibintu bakoreye Abisiraheli. Sawuli agenda agiye kurimbura Abimeleki, aho kugira ngo abarimbure, ngo arokora bamwe, ngo arokora n'ibintu bifite agaciro, ngo abizana kandi Imana yamubwiye kurimbura. Nibwo umugaragu w'Imana Samweli yamubajije ngo ko ndimo numva udutamatama turimo dutama mu matwi yanjye turavahe. Aramubwira ngo ni intama, ni inka z'inyamibwa ngo twazanye ngo zibe igitambo. Samweli amubwira ngo ntabwo Uwiteka yishimira ibitambo, icyo akeneye abantu bamwumvira. Imana ishimwe cyane. Uhereye uwo munsi ngo Samweli arakara, ngo arimo rikubura agiye, ngo Sawuli aramwinginga ngo mbabarira tutambikane abantu babone kunyubashye. Aramubwira ngo ntabwo nakwirirwa ngubaha. Ngo akigenda Sawuli afata ikanzu ya Samweli, ngo ayifashe iracika. Icitse Samweli amuhita amuhanurira amubwira ngo kuko uteye umwenda niko nawe Uwiteka guciye ku ngoma. Imana itugirire neza. Imana itangira gushaka umuntu uzaba umwami. Irimo ishaka uzaba umwami ibibonye Dawidi, imubona yibereye mu ishyamba aragiye intama. Yesu ashimwe cyane. Imutumaho, ituma Samweli ngo ajye kwimika Dawidi. Samweli agenda agiye kwimika Dawidi, bahamagara Dawidi ahantu yari ari mu ishyamba. Izo ni inkuru muzi cyane, kuko abandi batoranijwe bikanga, bagahamagara abanyabwenge n'abakomeye bakuru ba Dawidi biyanga. Ariko Dawidi ahageze, haleluya, ijwi ribwira Samweli ngo musukeho amavuta. Niwe uwo asukwaho amavuta. Hari abantu bangahe? Hari bakuru be 7, hari na se, hari na Samweli w'umuhanuzi. Nta wundi muntu n'umwe wari uhari ngo amenye ko Dawidi yimitswe. Ngo arangije kwimikwa asubira mu ishyamba. Umunsi Dawidi yimitswe asubiye mu ishyamba, nibwo yatangiye kurwana n'intare n'idubu. Yesu ashimwe. Arabyica, amaze kubyica abyica badahari, ari wenyine. Bibiliya ivuga iki rero? Bibiliya iratubwira ngo muri iyo minsi mu Bisiraheli havukamo umugabo witwa Goliyati mu Bafilisitiya. Uyu Goliyati yari umunyembaraga, Goliyati yari umuntu ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Bituma Abisiraheli bose bagira ubwoba, bahinda umushitsi, ngo bahitamo gucukura imyobo ngo yo kujya bihishamo iyo Goliyati yahagurukaga. Urugamba ruhari, ise wa Dawidi ahamagara Dawidi, amutuma ku rugamba kumenya amakuru y'uko urugamba rumeze, amenye amakuru y'abakuru be. Dawidi arahaguruka agenda agiye gushaka bakuru be. Ngo agera ku rugerero ashaka bakuru be arababura,
kumbi bacukuye imyobo, buri wese afite umwobo. Ibyago bya Dawidi rero, Goliyati arisararanga, yisararanga abandi bari mu myobo, kuko Dawidi yari ahageze vuba, ahagera nta mwobo aracukura. Dawidi asigara ahagarara areba Goliyati uburyo arimo yitotomba, avuga ati mw'Abisiraheli mwe nimuze turwane, muri abanyabwoba nta mbaraga mufite. Ngo Abisiraheli bose bari baratuje, Goliyati yavugaga ntawe umusubiza. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuga iki? Ngo Dawidi abonye Goliyati atangira kubaza abasirikare, arababwira ngo nabaho mbonye umuntu utinyuka gutuka Imana, uriya mugabo watukaga Imana mwaba mufite amakuru mukamenya ko yakebwe. Basanga ntiyigeze gukebwa. Umuntu se atuka Imana ati, bavuga ati ceceka wakana we, izo nguru zikura haceceka. Ngo atangira kubaza atari kubundi mumubwire, uwakica uriya mugabo bamuhembike. Yesu ashimwe. Bamuha amakuru, bamubwira ati uwakica uriya mugabo bavuze ko bazamushingira umukobwa w'umwami. Dawidi ati ibyo muvuga nukuri? Ati nukuri. Ati ndamubicira rero. Ijambo yavuze ngo ndamwica ligera kuri Sawuli. Sawuli ahamagara Dawidi kugira ngo arebe uwo muntu ushaka kurwana na Goliyati. Ngo amwitegereje, ngo asanga na gahungu gato kakana kakira agasore kumuhemba. Ngo Sawuli akarebye abakagiriye imbabazi, arakabwira ati urashaka kurwana na kiriya kigabo? Ati ndarwana na cyatayiwe. Umugabo mugiye kurwana uramuzi cyangwa ndabwo umuzi? Ati ngewe namenye gusa ko adakijijwe. Anishimwe cyane. Haleluya. Aramubwira ngo uriya mugabo nta mikino ararwana, ni umurwanyi ateye ubwoba. Ngo arimo amubwira aya magambo, Dawidi asubiza Sawuli aramubwira ngo kuba Goliyati ari umurwanyi ntacyo bimbwiye, nanjye ndabizi ndi umurwanyi. Warwaniye he? Atamubwira ati ndi mu ishyamba. Haleluya. Nishe intare, nica n'idubu, uriya nawe ndamwica ngimwe yo muri zo. Sawuli ati uvuze ngo iki? Nishe intare, nica n'idubu. Noneho rero ibyo ukimara kubyemeza, nguhaye uburenganzira shingiye kuri ibyo, jya kurwana nawe. Ahita mukubitamo imyenda ye, aramubwira ati ugende wambaye uti. Ngo ateye indambwe biramunanira, abwira Sawuli ati n'ubundi intare n'udubu nabyishe mfite ingoni, subirana imyenda yawe ndagenda ukomenyereye, ntuzigana abandi. Jya wihangana ugende ukuri, ube wowe, wowe ni wowe, wowe ni wowe. Arahaguruka. Ngo agiye kurwana nawe, ngo hari ahantu yanyuze ku kagezi. Vuga ngo ku kagezi. Mbabarira umbwire umuntu twicaranye, uwo mwicaranye umubwire ngo uzi ko wageze ku kagezi. Buguri aha twaje ni ku kagezi, aho dukura intwaro zirwana n'ibiturwanya. Ngo ageze ku kagezi, ngo arunama, ngo atora amabuye 5. Mureke mbabwire, mbamere ibanga uryumva uryiteho iteka ryose. Amen. Mureke mbabwire, iminsi Goliyati yamaze ahagarara imbere y'Abisiraheli, Goliyati ye yakatiwe urwo gupfa, habura ushira igikorwa ngo agishireho kashe. Yari umuntu uzatuka Imana y'Abisiraheli agatuka n'umwami, azikishwe amabuye. Abisiraheli ntibagira iyerekwa, ntibagira ishurirwa kw'igihano Goliyati yakatiwe ari ukwicishwa amabuye. Imana iri mu ijuru ikatira Goliyati, Goliyati akajya yitotomba, Imana imubona yarapfuye. Ahubwo itegereje umusirikare w'umunyabwenge uzamenya icica Goliyati. Mbwira umuntu mwicaranye ngo Goliyati yarakatiwe.
oya uwo Goliyati wawe yarakatiwe. Umunsi Dawidi yatoraguye ibuye, Imana iravuga ati icyo nashakaga niki, nari nkeneye umuntu ugira iyerekwa agahagarara mu mwanya ngomba guhagararamo. Ngo Dawidi ageze imbere ya Goliyati, Goliyati aritegereza ashakisha uwo agiye kurwana aramubura. Akajya avuga ati mwabuze uwo muzana cyangwa? Noneho Dawidi nawe akajya avuga ati ndi hano. Ati ni njyewe, nijyareba akabona nagahinja kamuri imbere. Tese babuze uwo bazana ngo turwane, bazanye imbwa ngo abariyo ndwana nawe. Dawidi uburakari buramufata abwira Goliyati ati njye nawe turarwana dupfike, ndarinda ndwana nawe hari icyo dupfa. Umugabo wasuzuguye niwe muri burwana. Haleluya! Nta mbaraga zo kurwana nawe, nta n'umwanya afite. Imana wasuzuguye niyo muri buhangane. Goliyati ati regera hino rero ngwereke. Ngo bagira ibisiga. Igihe Goliyati arimo yitotomba, Dawidi nawe aba yafashe ibuye, aba yarishize mu mudumetso. Bibiliya tubwira ngo atangira kuzunguza. Nano uko ari bazunguza, Goliyati akavuga ati ariko arataka ryari ko ataza ngo mbite mwica. Undi nawe akazunguza. Iriya tekinike ni iyahe koko? Uzi ko tugira tekinike Goliyati atazi? Tujya tugira tekinike Goliyati atazi. Ati mu gahanga nababwiye ko ryamugezeho rikamukaraga, rikamutura hasi, akagwa yubamye. Dawidi akamuca igihanga, igihanga akagitemberana muri karitsiye, bagahita bamenya ko Goliyati yapfuye. Umva rero, ngo amare kumukata igihanga, abagore bahita bazamura ikorasi, baravuga ati Sawuli turakwemera, uri umuntu w'umugabo, uwisha abandi 1000, ariko Dawidi we yeshe inzovu. Yesu ashimwe cyane. Ngo Sawuli yumvisha ayo magambo, aravuga ngo ariko niki gisigaye ngo uretse gufata mwene Yesayi ngo bakamuha ubwami. Dawidi yasutsweho amavuta yo kuba umwami, Sawuli adahari. Ariko Sawuli kubw'icyubahiro kuri Dawidi atangira kumubonamo umwami. Ngo umunsi wo kumuha umugore bamutega undi mutego, baramubwira tumva rero umukobwa turamuguhaye ariko ugomba kuzana inkwano. Asanga ni umukene, avuga ngo inkwano ngusabye unzanire ibinyita by'Abafilisitiya, ungatire ibihanga 100 ubinzanire. Ngo Dawidi arakugendera mu Bafilisitiya, aho kuzana ibihanga 100 azana ibihanga 200. Ngo Sawuli aravuga ati narinzi kari bugweyo, ati igishushanyo agishira mu buriri. Umugabo Sawuli yohereza uwo kwica Dawidi, afata ingota yoherezamo, aziparangije Dawidi. Bagiye korosora ngo barebe ko Dawidi yapfuye, basanga ni igishushanyo yabateze. Gundi hari igihe Imana ibatega igishushanyo bakibwira ngo bakurangije, kumbi wahavuye kare. Nuko Imana ijya ibigenza ikagukwega ati umugabo sinzamwemera. Ngo umunsi umwe arongera muhenda ngo Dawidi yari yibitseho impano yo gucuranga, ngo aracuranga agacuranga, ngo imyuka mibi gahunga, aracuranga, ngo mu gihe ari gucuranga, ngo Sawuli akajya arambura amaboko, Dawidi akibwira ngo ari gufashwa, kumbi ngo ari guhiga icumu. Ngo afata icumu araryohereza. Haleluya! Naravuze ko Sawuli ari umurwanya kuki atamuhamije. Mbita nibuka ijambo twavuze ngo hari ingoni, irindi jambo Imana yatuvuzeho. Ririya cumu riba ryarishe Dawidi, yo cumu rirakata, ngo nuko Dawidi ariruka arahunga. Yesu ashimwe. Dawidi ngo ahunge, ngo arahungira aho bita Inayotiramu. Ageze aho bita Inayotiramu, Yesu ashimwe, ngo babwira Sawuli ko Dawidi ariho yahungiye. Ngo Sawuli atuma abasirikare ba mbere ati mugende
mumufate mumunzanire. Ngo n'uburakari n'umujinya Dawidi yari afite yararambiwe, abona iby'ubwami ntabwo akibonye, iby'Imana yamuvuzeho yaribagiwe. Abwira Kisha ati uyu munsi haleluya nibwo uri bumenye uko ndi umugabo ugukorera kabisa. Ndakujya imbere Umwisiraheli turi buhure wese ndashira hasi. Murumva umwanzuro yafashe, agiye kurimbura Abisiraheli adasize n'umwe. Ararimbura umwami w'Abisiraheli nta n'umwe asize, kandi mu bindi Imana yamuvuzeho ntiyigeze imubwira ko azabona ubwami arwanya. Ariko urugamba rw'igihe kirekire abafashe umwanzuro mubi. Naje kukubwira ngo utarafata umwanzuro mubi, Imana ije kukurwanirira. Hari urugamba rukubana rurerure ukavuga ati nukuri birananiye narihanganye naje kukubwira ngo komera wihangane gato, urugamba rwarangiye. Hari amakuru mfite, hari amakuru ava mu ijuru arimo akubwira ngo ihangane gato. Si bari barimo baganiraho ngo uyu mugabo bita Sawuli yabonye Abafilisitiya bateguye urugamba, ngo aragenda ajya gusenga Imana. Arayihamagara, Imana ntiyamusubiza. Areba abahanuzi ntihagira n'umuhanura, areba abakinzwe kwereka ntihagira n'umwe werekwa. Ngo arangije amenya ko Imana yamuvuyeho, ngo ahindukirira abasirikare, ngo arababwira ngo mwambabarira mukandangira ahantu hari umupfumu, ahantu hari umushitsikazi, ngajya kumubaza. Umva urugamba rw'igihe kirekire. Uyu mugabo wavuze ngo bajye kumurangira ahantu hari umupfumu ntihasigare n'umwe, ariko Imana icecetse ayihamagaye itavuze, abaracogoye. Atangira ati mumbarize mwuka byaramye ahantu mwamenyera haba hari umurozi. Kambabwira ikintu gitangaje, Sawuli abaza iki kibazo ntabwo yakibajije abaturage, yakibajije abantu be, yakibajije abasirikare be, yakibajije abantu babibwami. Mwandangira ahantu haba umurozikazi. Birababaje, niwe wavuze ngo babakureho, none kubwo gucogora asubiye inyuma agiye kubashaka, kuko Imana yacecetse. Iyo Imana icecetse rero abantu benshi basubira inyuma. Ngo baramubwira ati humura arahari. Bari baza ahantu ari, kandi Sawuli we ngo azi ngo barashize ariko bamwibitse. Arababwira ati noneho rero uwo muntu urajyayo, ariko kugira ngo ujyeyo biragusaba kwiyoberanya. Uramenya utagenda uko wari usanzwe umeze, kugira ngo ugere iwe akuhamagarira icyo ushaka, akuhanurira gukorera ibyo ushaka, biragusaba ko wiyoberanya. Yesu aturengere. Mbega mu yandi magambo utagerayo uvuga ngo uri umunyamasengesho za mwami Yesu uzishire hasi. Mbega wiyoberanye ukoresha uko ushoboye ku buryo batari bumenye ko ari wowe. Ngo abariyoberanyije, ngo akugira imbere y'umupfumu, ngo ageze imbere y'umupfumu. Mana we, ngo aramubwira ngo ndashaka unzurire umuntu. Ngo amubaza uwo muzurira, aramumubwira. Umupfumu akoresha uburozi bwe. Akoresheje uburozi bwe ngo abazuye uwo Sawuli yamubwiye. Kumbi yamubwiye ngo amuzurire Samweli. Samweli barazamutse. Umupfumu ngo yitegereze Samweli, ngo umupfumu yitura hasi, ngo ahita atangira gutonganya Sawuli. Ngo niki cyagutumye umbeshya? Ngo ndabimenye nubwo waje wiyoberanije uri umwami. Ngo none ngo kubera ko ngo ibintu mbonye biteye ubwoba. Ngo Sawuli amubwira ngo humura ntabwo ndi bukwice, ngo aho kumbwira icyo ubonye. Aramubwira ngo mbonye Imana ivuye kuzimu. Umva icyo bita gukiranuka, umukiranutsi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Mbonye Imana ivuye kuzimu. Aramubwira ngo iyo Mana ubonye irasite, ngo ni umugabo w'umusaza wambaye imyenda y'umweru ufite imvi.
ngo ahita amenya ko wari Samweli. Ngo muri ako kamwe anya ngo Samweli abaza Sawuli, ni ijambo twasomye, aramubaza ngo ninde wakubwiye kunkubaganira, kubera kunkubaganiye? Aramubwira ngo nuko Imana yacecetse ikanga kumvugisha. Aramubwira ngo ni iki gitumye unkubaganira? Kandi Imana yo mu ijuru yaje gusohoza amateka y'ibintu yavuganye nawe mu kanwa kanjye. Ndagira ngo ibi bintu byumve, tugiye gusenga. Imana yavuganiye na yaje gusohoza ibyo yavuganye nanjye, yakugiye kwiguciye ku ngoma, ihaye mwene se umuturanyi wawe wa bugufi witwa Dawidi. Aramubwira ngo kuko Imana yagutanze wowe n'Abisiraheli, yabatanze mu maboko y'Abafilisitiya, none ahubwo itangazo nguzaniye, umva itangazo we, umva itangazo nguzaniye, nje kukumenyesha ko wowe n'abahungu bawe ejo, vuga ngo ejo, reka mbabwire, iri jambo ntabwo ari nge waryanditse. Nigeze mbabwira ngo ikintu kizatuma usenga neza Imana ukumva urayihamije, uzayibaze ngo iri jambo si wowe waryandikishije. Si amarangamutima yanjye, ahubwo ni ijambo ribivuze. Riravuze ngo ejo wowe Sawuli n'abahungu bawe muzansanga. Duhuze ibi bintu wumva icyo Imana yari irimo ivuga, wumva icyo Imana ivugana nawe. Aya magambo Samweli ayabwira Sawuli, nicyo gihe Sawuli yari ahagaze imbere ya Kishi, arimo amubwira ngo ejo nibwo uzambona. Imana irimo irabwira Sawuli ngo ejo uzapfa, Dawidi nawe ari kubwira Kishi ngo ejo nzataka. Ndagira ngo ibintu bihuze wumve. Kumbi umunsi Dawidi yafashe imyanzuro mubi, ni wa munsi Imana yarangije urugamba. Urugamba narurangije, Imana ibona ko aya makuru buriya naje kukubwira hari amakuru utari ufite, niyo nguzaniye. Nakuzaniye amakuru ngo ndiwigirire nabi, Imana yarurangije. Uramenye ntuhemuke, uramenye ntukore amafuti, uramenye ntiwirwanirire, urugamba rwarangiye. Ayo makuru ndayafite. Nagati nono nanjye ndihangana, nanjye bikora abandi ndebe ko hari uko byagenda, oyarekeraho have. Hari amakuru avuye mu ijuru arimo avuga ngo ejo Sawuli wawe, ejo abahungu ba Sawuli bari barakutesheje umutwe, Sawuli wari ugiye gutuma uhemuka, Sawuli wari ugiye gutuma uhura n'ibyo, Imana yarangije kumukura ku ngoma. Bwira ati Kishi tukubaze, ku rugamba turajyana na Dawidi? Ati turajyana. Atari ku bundi Dawidi uramuzi? Ati ndamuzi ko ari umugabo w'umunyembaraga. Aramubwira turi umugabo ushaka ko tujyana nawe, rero niba utamuzi reka tumakubwire. Ya ntwari yacu yitwa Goliyati niwe wayishe. Bamutumye abasirika ibihanga 100 by'Abafilisitiya kugira ngo yerekane ko ari umunyembaraga, azana ibihanga 200. Icyari guhiga, icyari gushaka, arashaka ngo tujyane ku rugamba, nitugerayo aduhinduke, atwicireyo, ahita aba umwami wa bene wabo. Niyo tekiniki. Kumbi aya magambo abantu bayavuga ntabwo ari urwango bangaga Dawidi, ahubwo Imana yari ishaka ko Dawidi atiyanduza. Yesu ashimwe. Ngo Akisha arangije ahamagara Dawidi, aramubwira ati nkurikije amakuru ya bene data bambwiye ko badashaka kujyana nawe, none rero we usigare tujye kurwana twenyine. Yesu ashimwe. Hanyuma urugamba nirurangira nta kindi kibazo dufitanye. Ngo muri urwo rugamba
nirwo Sawuli yapfiriyemo n'umuhungu we. Yesu atugirire neza. Ariko Sawuli apfa Dawidi atagiye kuri urwo rugamba. Haguruka dusenge. Ngubwiye ibintu bikomeye ira Sawuli wawe. Sawuli muramwumva? Sawuli wawe uri muramwibuka? Ijambo ririmo riravugana na Sawuli wawe. Sawuli waguhize, Sawuli wakujije ibitotsi, Sawuli waguteranije n'abantu, Sawuli utuma utakibona ibitotsi musinzire, Sawuli utuma utambuka ahantu hakikira udashaka kubonana n'abandi. Hari umuhanuzi uri kuri Sawuli bumubwira ko ejo azaba yapfuye. Rero munyemerere aka kanya mbaye umuhuza wawe n'ibyo Imana iri kuvuga. Aya makuru wawe ntabwo waruyafite, aya makuru ntabwo waruyazi, ariko aya ni amakuru yizewe. Awe ejo arapfa. Icyo kibazo cyaguteshaga umutwe ejo kirapfa. Ayiwe data we, wambabarira ukabyumva ko ndimo numva ineza y'Imana, ko ndimo numva aya makuru ari amakuru afatika, n'aya ni amakuru ndimo nakubwira ngo uramenye witanga ruswa Sawuli yapfuye. Oya wita gufata kireti kandi Sawuli yapfuye. Oya Mana we, ndagushimye, ndaguhimbaje Mana we. Nyemerera Uwiteka iri jambo ryawe rimere nk'amazi y'isoko, amazi adakama, amazi adatangirwa. Icyamba abantu bagatangira kwakira ineza yawe. Numvishije Imana ishyigikiye, numvishije Imana iri kumwe nanjye igihe mushiki wacu yashimagarira ashimwe. Murifataho urugero, umwana atarajya Uganda, Yesu ashimwe cyane, atarafata umwanzuro ngo umwana ahaguruke, Imana yaje iramutabara. Ndagira ngo mvugane nawe utarafata umwanzuro mubi, utarafata umwanzuro wo gutsindwa, utarafata umwanzuro ngo bigaragare ko waneshejwe, Imana iraje, Imana igiye gukura icyo. Haleluya! Ushimwe. Iyo ari umuhanuzi, Yesu ashimwe, biragora gusobanura ibintu by'ubuhanuzi. Iyo ari imvugo y'Imana yamanutse, biragora kwisobanura. Yesu ahabwe icyubahiro. Sinzi ikibazo cyawe, birashoboka kuba imyaka ibaye myinshi uri mu bugumba, ukaba wari ugiye gufata imyanzuro mu imyaka ibaye myinshi, uri umushomeri ukaba ugiye gufata imyanzuro mu. Navuze ngo have wikigirira nabi. Yesu mu mugongo yamukozeho, ngo amukozeho, umugore aravuga ngo, Yesu aravuga ngo harunkozeho. Baramubwira ngo abantu bose bagukoze, aravuga ngo oya, hari imbaraga zansohotsemo zijya kurema igitangaza. Yesu ashimwe. Nababwiye ko iyo turimo tuvuga ijambo, umuntu afata agapande ke. Muri iri teraniro hari ibintu wari uhazi. Hari Sawuli uguhiza imyaka myinshi, hari Sawuli wakubujije amahoro imyaka myinshi, hari Sawuli wakurwanije imyaka myinshi, hari Sawuli waguhiza uri umwana, aguhiga uri inkumi, aguhiga uri umubyeyi, agiye kuguhiga uri n'umukecuru. Hari Sawuli waguhize aguhiga igihe kirekire, ariko Imana yambwiye ngo habura gato ngo ukorwe n'isoni, habura gato ngo usebe, iraje gutabara. Sishaka ko abantu muza hano imbere, ndashaka ngo Imana ikoreshe imbaraga ziyisohokamo, zinjire muri mwebwe, zireme igitangaza. Niyo mpamvu mvuze ngo umuntu uri muri iri teraniro,
ufite ikintu cyari kimumereye nka Sawuli, cyaramubujije amahoro, cyaramubujije umutekano, agaragaza ikimenyetso cyo gupfukamira Imana. Apfukame ahari, ntazi imbere, apfukame ahari. Nohereza ubuhanuzi kuri Sawuli, mubwira amagambo Imana ivugana na Sawuli. Ntabwo ndi buvugane namwe, ngiye kuvugana na Sawuli. Ngiye kuvugana na Sawuli mpagaze mu ijwi ry'ubuhanuzi. Ngiye guhagarara gukunda umugaragu w'Imana Samweli yahaye Sawuli, akamutangariza ko igihe yahigiye Dawidi gihagije, igihe yateshereje Dawidi umutwe gihagije. Ngiye kuvugana n'ibyabahize, ngiye kuvugana n'ibyabarwanije, ngiye kuvugana namwe nibatesha umutwe, ngiye kuvugana namwe n'ubwo bushomeri bwanyu, ngiye kuvugana nawe latesakiya berego n'ubwo bwenge bw'abana, ngiye kuvugana n'ubwo bukode bwanyu, ngiye kubutangariza. Lesta pase que fonde boti zikiti kimoneye eleke saidegla liti pilivo eleke yazandore gro urashoboye Imana. Le sekere bandore fe la tasa kupene fotika la sokesikibi minisi tandore goe. Mana ndohereza ijambo ryawe, ntabwo ndyohereza ku bantu bawe, ahubwo ndaryohereza ku byabasuzuguye, ndaryohereza ku gahinda, ndaryohereza ku mirabaro, ndaryohereza ku gisuzuguriro. Uri Imana itegetse ngo birarangiye. Lisa patikine bende sangone bariya, uravuze ngo wumva yewe Sawuli w'ubushomeri, yewe Sawuli w'ubukode, yewe Sawuli w'agahinda, yewe Sawuli w'umurozi, ejo uzapfa, ejo uzapfa, wa mugumba we, ejo uzapfa, wa nzara we, ejo uzapfa. Takitipa erikisipi sangone ba zitakuwa. Ndohereza ijambo ryawe, ndohereza ijambo ryawe. Wavuganye n'umusozi wa Zerubabeli, urawubwira ngo wa musozi uzaba ikibaya. Nanjye ndahanurira imisozi ya bene data, ndahanurira imisozi y'ababyeyi, ndahanurira imisozi y'abasore, ndahanurira imisozi y'abakobwa, ngo ejo igomba kurimburwa, ejo igomba gukurwaho. Dawidi akabona umunezero, ababyeyi bakabona amahoro, abakobwa bakabona ibyishimo, abasore bagatabarwa, abashome rakosha pasaka yawaya iribodesiko liya dasakome lele kote sandone yadege. Urakoze Mana, urakoze kunyumvishe, urakoze kubaye mu ruhande rwacu, urakoze kuherekeje ijambo, urakoze kuriherekeje, urakoze kuriherekeje. Abana bawe ntibakicirwaniriye, abana bawe ntibagicogoye, abana bawe ntibagisubiye inyuma. Bategereje gutangarizwa amakuru y'urupfu rwa Sawuli, bategereje gutangarizwa amakuru y'urupfu rw'umushomeri, la tosheposika edesikorebo. Bategereje gutangarizwa amakuru ko Satani yatsinzwe, bategereje gutangarizwa amakuru ko abarozi batsinzwe, bategereje gutangarizwa amakuru ko ibyiza Imana yabasohoyeho. Turagushimye, nimunyemere mukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Hari imbaraga z'Imana, hari ukuboko kw'Imana, hari imirimo y'Imana Imana ikorewe muri iri teraniro, hari ukubohoka kw'abantu, hari ibirori bitari kuzabaho Imana iremye muri aya materaniro, hari iminsi mikuru Imana ishyizeho, hari umunezero, hari ugukiranuka Imana iremye. Urakoze Imana, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami. Hagarara ku birenge byawe, hagarara ku birenge byawe. Ndagira ngo urambure ibiganza byawe, urambure ibiganza byawe, kandi ubikore uhumirije mu maso yawe, ugaragaje ikimenyetso cyo guca bugufi imbere y'Imana. Ukomera Imana amashyi, ibiganza byawe biri hejuru. Ndavuze ngo ukomera Imana amashyi, ibiganza biri hejuru.
uyishimiye kiguhaye amakuru yuzuye, uyishimire kiguhaye amakuru afatika, uyishimire kuyihaye iguhaye amakuru yuzuye. Ndagira ngo mvugane nawe, ndagira ngo mvugane nawe uhereye umwanya wa none ugiye gutangazwa n'inkuru zikubwira yuko Sawuli wawe yapfuye, zikubwira yuko Sawuli waguhigaga yapfuye, Sawuli watumaga udasinzira, Sawuli watumaga utasura bene wanyu, Sawuli watumaga utajya mu isoko ng'abandi, Sawuli watumaga uhora wumva wishira urubanza muri wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo arapfuye, ijambo ravuze ngo ejo azasanga bapfuye. sinzi uko nabivuga, sinzi uko nabisobanura, sinzi uko nabibabwira, sinzi uko nabasobanurira umunezero uri aha hantu, sinzi uko nabasobanurira ibindi ijuru ribikoze. Ndagira ngo mvugane namwe, mugiye gutungurwa n'amashimwe, mugiye gutungurwa n'amashimwe. Aho abantu bagiye kubyiganira gushima Imana, bantu bagiye kubyiganira kuvuga ineza y'Imana. Ndagira ngo mvugane namwe, iki kizaba ikimenyetso. Buri wese azajya avuga ngo Sawuli yapfuye, azajya avuga ngo ndashima Imana ko Sawuli wambigaga yapfuye, ko Sawuli urugendo rwe rwarangiye, kuko Imana iremeye ibintu bikomeye muri iri teraniro, Imana iremeye ibintu bidasanzwe muri iri teraniro. Komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko nimusaba ngo muzasabe mudashidikanya, ngo muzasabe mwizeye. Kuko Imana irangije kubikora, Imana irangije kubikora, Imana irangije kubikora. Tukivuga kuri aya magambo Imana yarangije kubikora, hari abantu bagiye kwinjira mu bisubizo byabo, hari abantu bagiye kwinjira la discipline grere leta yaguni ya sandore gro. Urakoze ma, urakoze mwami w'abami. Sinzi niba ndabyita ituro ry'ishimwe, sinzi niba ndabyita ituro ry'umutima ukunze Imana, sinzi uko ndi bubyite. Teseke ukurikije Sawuli wawe, ugakurikiza Sawuli wakurwanije, igihe yaguhigiye, ibikorwa wari ugiye kwinjiramo ngo wirwanirire, Imana ikabigutangiriye utaraseba, Imana ikabigutangiriye utaramwara, Imana ikabiguhisha utaragaragara. Niba arishimye, niba ari iki sinzi icyo uri bukore, icyo umutima ugutegeka ukora icyo ngicyo. Sinzi iryo zina bakwita Imana irikuyeho, iryo zina bakwita Imana irikuyeho. Imana iguhaye izina rishya, Imana iguhaye izina rishya. Zetifayini eteseko tayarabaya faya menego helesheke siti forego destikini pista iregrere. Urakoze Mana. Hari abantu banywaga amazi y'agahimano, banywaga amazi y'agahimano mu rugo, ukanywa amazi y'agahimano. Imana ikuye abantu ku mazi y'agahimano. Urakoze Mana. N'Imana itanga poromosiyo desikia etifashakaya. Utaragasezera Imana iguhaye poromosiyo desekiti fayini poshiki. Ngurajya kudepoza ahandi, hamaho ngaho Imana irahakuzamuriye. Sikitify. Urakoze. Ababyeyi nibarambuye ibiganza, nibaha Imana icyubahiro kwizo nko izubatse ahantu tubeba twacengereraga twinjira mu ngo zanyu.
hari marayika w'Imana ufunze iyo myenge eboshikizi tufe enegro. Mana ndagushimye, turi imbere yawe twavuga byinshi, ariko ibyo uvuze birahagije mu ijambo ryawe. Ko Goliyati yapfuye, Sawuli yapfuye, ayo makuru turayatahanye. Ndashaka ngo ejo abantu bazashima Imana papa, ejo abantu bazavuge ko bakubonye. Mana ntacyo, simvuga ngo baremere ikimenyetso, ahubwo uzabikore bamenye kuri Imana. Nimunyemerere twongere dukomere Imana amashyi. Aya mashyi ni ayawe, aya mashyi ni ayawe, aya mashyi ni ayawe.